bibyimbye umutwe bireba Theogene ngo kuki bamwe baza ngo kuki atari umuhanuzi ko atabanje kubaza Imana yari yamufunze ibitekerezo yo ku giti cyayo nabo bari kumwe bose irabafunga kugira ngo atagira ubyitaho yashakaga iki rero Imana yashaka ko muhura na Theo kuko nta yindi systeme guhura nayo nawe yari kuzagaragara Theogene yasanga aramuvuze neza akabyumva ari kuvuga toke bari harantu myani kindi ari kubabaza ariko ibi byatumye duhura kandi tugiye gukorana umurimo ukomeye cyane nyuma y'ibi kuko amavuta ya Theogene si ukubashuka si ukubabesha amavuta ya Theogene arinspire aramacinga nari mbivuze nabi aramacingana nayanjye ijana ku ijana ndamwumva kuko no mu biganiro twagiranye ikintu yanga nasanze nyanga icyakunda nasanze bagikunda ndikubwira ni runaka brandamwemera ati mwemera kubi ni runaka buragiye sangwa mba mwumva hari ibintu avuga ati nanjye byaracanze ibyo simbyumva rero no mu gukonegitana dusuhuzanya amavuta yanjye nayo biri gukonegitana ndabyumva birimo birakonegitana Imana yashakaga iki rero yashaka ko murana Theogene noneho twubaka imbaraga za gihanuzi noneho tubwira isi urumva icyo Imana yashakaga kandi ntabwo twari guhuriye yumva aramuvuza ibyiza yari kujya ati none se ubundi nari mbizi ko ariyo yampamagaye ntagacyo akoze yandi magambo bagwire ntibagwire baja bagure be kuja bagura abahanuzi ntibapfiriye gushira ntabwo muzatumarira ku icumi turahari turi maso haleluya kubw'ishyaka ry'umurimo wa data ntabwo muzanesha ntimuzigera mutsinda twarabavumbuye muracisha tukabareka ijambo riravuze ngo kuko ibyo mubikora ndabihorera ariko umunsi umwe nzabahagurukira nzabitonda Elele wastimon Kashala kosti emon Hallelujah 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 Nyuma Imana yambwiye iki yambwiye ngo uri mu bantu Imana igiye kuzamura vuguvugu muri iki gihugu vuguvugu sinzi vuba vuba ugiye kuzamuka vuba utungura abantu Imana yambwiye ngo kubera ibintu abantu bari kugukorera bitumye igushyigikira kurenza uko ari kuzagushyigikira ibi byumvikane neza bitumye itanga izindi mbaraga itari yagennye kuzaguha kandi irambwira ngo uhereye uyu munsi ntuzongere kujya uza imbere ya kamera ngo kubwira umuntu jya umuhamagara umubwire ngo nkugize gutya izajya ihita ijya kubimukora n'umunwa wawe bimwibwirire pana kamera Imana yambwiye ngo iguhaye izindi mbaraga abantu batakekaga kandi kigeretse kuri ibyo uri mu bantu bagiye gukira bihuse noneho baranye umbwiye ngo umuntu ugira icyaguha ugira icyaguha wese ntazongera guhura n'intambara mu bye n'urugero nimba arimo amanuka asubira hasi arahita ashyiramo intermediaire bisubire hejuru kuko ari Imana igize ite ibitegetse ni Imana ibitegetse hanyuma telakopita umuntu uri bugira umugisha telesa ya enema shikastifo neme wiriwa stifo enema Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubera ishatsi gukorana nawe byihuse kuko mu Rwanda igiye kuhagukoresha hari n'ahandi igiye kukohereza gukora vuba hanyuma rero yambwiye ngo urashaka gushyira agasopo ku minwa y'abantu bagushidikanyaho gake gasopo hanyuma rero niho Bibiliya ivuze ngo nuko umuntu wese wo muri we haleluya nuko abantu bose bo muri bo bishakamo ibisubizo ba nyina babasize bishakamo imbaraga abashumba babatenze bishakamo ibisubizo abagore babajugunye ngo bishakamo ibisubizo korari yabuze iniforume ngo bishakamo ibisubizo perezida atangiye gutambika ibirenge babishakamo ibisubizo ngo baramanuka binjira mu gikombe cyitwa baracinjira hanyuma ngo bamare kucinjira n'imvura nyinshi y'umuhindo iramanuka mu yandi magambo Mwuka Wera niwe wasobanuraga iyi mvura y'umuhindo Yosuwa arababaza ati muri bwoko ki ubundi dushingiye
kuri izo shakarabaye shika n'ibindi bya shakakabanaba ubundi koko muri ubuhe bwoko muturuka he ubundi izo parufe muri gukubita abantu nkanje Joshua ubundi muri bande dushingiye ku bintu mwambariyeho muri bwoko ki bese ko mwakuyeho ingohi mu Bisirayeli bikaba bitemewe ubundi muri ubuhe bwoko ese ko ndi kubareba nkabona iminwa ni icyatsi kibisi ahandi ni ubururu muri ubuhe bwoko Joshua biramucanga ahabiza kumuvanga hanyuma bigenda bite inshuti yanjye baramusubiza bati twebwe turabagaragu bawe erega twebwe turabagaragu turaturuka mu gihugu cya kure duturutse mu gihugu twazwanywe n'izina ry'Uwiteka Imana yawe tuzanye n'izina ry'Uwiteka Imana yawe haleluya kuko twumvise kwamamara kwanyu n'ibyo yakoze muri Egiputa byose nibyo yakoreye abami babiri umva ibintu ejo bundi yakoreye COVID-19 b'Abamori bo hakurya ya Yorodani Sihogi ngo ntuzashaka umwami w'Heburoni kukuramo inda ibiganiro byacu tubaye ikaze amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese aho udukurikiye uri muri byose urimo urakora tugushimire cyane ko wahisemo gukurikira ibiganiro byacu reka tugusabe kandi subscribe kugira ngo udushyigikire muri uyu murimo utoroshye cyane dukora cyane muri byose ndabakunda kandi marabifuriza ibyiza ari nayo mpamvu mu byo dukora byose duhora turwana ishyaka ryo kugira ngo twubake umurimo wa Data nayo mpamvu uyu munsi tugiye guhura n'aba bagabo bombi nishimiye guhura na Theogene umuhanuzi abantu benshi cyane baramuzi ndi kumwe na Profete nanone ni abahanuzi babiri n'umunyamakuru Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbaze meze neza cyane ndashimira ibyo bintu bikuyera bansuriza uwo mugabo ngira ubwoba mfite inzara gusa inzara ni idera ubwoba yonyine bansuriza uwo mugabo mwicaranye Yesu tutoza gusuhuza yazi inshuti yawe ahantu uzi amavuta yawe kwamenyana amahoro tuje amahoro y'Imana uyu ni umuhanuzi mugenzi wawe kawe gajireze muhobere cyangwa muri kiganza reka muhobere agenda akijijwe aya mavuta yawe yikore nayo ku kamera fata amavuta y'Imana mu izina rya Yesu amen cyane rero ko tugize imico guhura muri buno buryo ni igice gikomeye cyane kandi twizeye ko ibyo tugiye kuganira aha ngaha byose atari inyungu zacu ahubwo ari mu buntu bw'Imana n'inyungu z'ijuru amen amen reka tubanze tugusabe ushyire imbere y'Imana tubanze kino kiganiro n'abantu turi aha ngaha n'abadukurikiye mwese muturisha imitima kugira ngo dusabe Imana ize kubana natwe muri aka kanya tugiye uri Imana y'imbaraga uri Imana y'ubutware n'ubushobozi ushobora byose ntacyo waragoye umugambi wawe kandi imigambi yawe ari myiza kuri twe turagushimiye kuko wateguye umuteguro ukomeye ucishije mu nzira zikomeye zagoye abantu ariko we bitakugoye turagushimiye rero n'ubundi udushyigikire gahunda zose zibera hano zibe mu bushake bwawe mu izina rya Kristo Yesu amen Yesu ashimwe icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama duhimbaza izina rye amen ndumva ufashijwe ni byiza cyane imvura rero ariko imvura iguye aha ngaha nubwo idutindije ariko itumye tugira n'akandi kanya keza kugira ngo tube tuganira mu buryo bwiza cyane nk'ubu mu buryo tugiye kuganira mu kino kiganiro rero mbere ko tuza kukinjiramo hari ikintu nshaka ko tuzogarukaho ariko hari akanya ngire ngo ku kiganiro cyatambutse ejo bundi wagize akabazo nimunyemera tubaze tubivugeho gatoya kugira ngo
nze kubinjiza mu cyo twateguye uyu munsi kiriho tugomba kuganiraho ariko kiza kuganira cyane ku ijambo ry'Imana ko turi kumwe n'abahanuzi turi kumwe kandi murabavugira Imana muravuga ubutumwa ndashaka ko umwanya munini cyane turaza kwibandaho cyane bijyanye n'ibihe turimo ndetse n'ibintu bigenda biza bihindagurika ariko aka kanya uburyo kugira ngo ibintu bigende neza nishimiye ko mvuye n'abandi bagabo bombi n'ubwa mbere nishanye na Theogene reka ngire gutya Yesu ashimwe ukuri turahuye kandi nizeye ko tuzakomeza guhura n'ibindi bihe byose mu buryo bumwe reka mbanze mvuga icyanjye rero sasa rero nakoze ikiganiro n'umuvandimwe kubatse mikoro mbanze ufate mikrofone nakunda mikoro nahora ashimye muri abanyamakuru mwese mukunda mikoro nakoze ikiganiro ahanini cyane Profete bidatamye ko aramaze iminsi itari mikeya cyane asenga asobanuza Imana bijyanye nuko hari byinshi cyane yabonaga biri kugenda bimira kuri zino mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube abantu bashidikanyaho cyangwa se abantu baza bagahagurukira bigatuma hari amakosa amwe namwe bakora batazi ko ari gukora amakosa aravuga ati reka ntange umuburo kuri aba bantu aravuga ati ndaza kwibanda cyane kuri uyu muvandimwe Vedas cyane ko niwe byaturutseho byagiye binagaruka ku bibazo bitandukanye twagiye tuvuga Vedas aza kugaruka kuri uyu muvandimwe Theogene ati abantu mwitondere Theogene ashatse kuvuga ngo hari ko Imana ari yamutangaje bihurirana cyane ko abantu benshi cyane bagira ngo mugabo ni Imana yamutumye ese bimeze bite ariko abantu benshi cyane bagiye bavuga ati uburyo Imana yamutumye uyu mugabo ni Imana kuko nibyagiye avuga ntibajye batinda no kubibona ndetse nibyagiye avuga byari ibintu byumvikana neza ko ari umuntu mwiza mu gukora intro y'ikiganiro tugira ukuntu tubyaranja byaje no gutuma ari abantu benshi cyane byacumuje ariyo mpamvu nsabye imbabazi mu bande rumwe kubera ko ari ukuntu umuntu yumva intro y'ikiganiro cyose bigatuma tugaragara nkaho twatumye hari amakosa amwe n'amwe akorwa ntabwo nabikoze ngamije ko hari amakosa naza kuko nabikoze ngamije yuko ntera amatsiko intro bijya mu kurura amatsiko abantu baze kumva iki abantu mwitondere uyu mugabo Theogene simuse ndanahura nawe kuki bagomba kumwitondera byagombaga kusaba mu kiganiro ubuhanuzi bwa Pastor Mutesi nari byaje mu rugo umugabo witwa Sam Gakira wo kwicaraza abagabo babwira ati tuvuge Imana ati bavuze ngo bakwitondere Sam saba imbabazi imbere y'ibindi byose nanjye zagenda gusura ikibazo kwanza tukamaze ari Theogene aho hantu ho gatoya sinzi niba uko byumvishe ko niwe hanini cyane by'ubwo n'abakunzi bawe n'abantu muri w'Imana muri rusange bishobora kuba byarateje zino zagaragara byateye ikibazo Theo view yawe kugira ngo Sam Gakire nabaze kugeraho kuko ni byiza cyane Yesu ashimwe cyane murakoze nkunda kubwira abantu ngo nta mikino ngira I'm serious 100%. Abanyamakuru mukosore amakosa mukunda gukora mu biganiro mukora. Urabona niba wanditse ngo umuhanuzi Theogene yaguye mu mutego hagahita ufungura ijambo rivuga ngo abamwirinde emerera imbere y'isi yose n'abanyarwanda n'abanyamakuru natwe nk'abahanuzi ko weditinze ikiganiro nabi hanyuma tujye twaganira turi muri mundo urakoze cyane aho ngaho ku ruhande rwanjye cyo uri kuvugaho ntabwo uvuga ko nakeditinze nabi cyangwa se neza yera bijyanye na cadre y'iko ikiganiro cyari giteguye gusa habayemo ayo makosa ashobora kuba hari abantu bamwe cyangwa abandi babibonye amakosa kuko nk'ibikurikira ikiganiro bituma abantu batajya mu kiganiro bahita babonamo amakosa kuko nicyo kintu nahereye mvuga abantu bashobora kuba hari abantu benshi cyane byagushije cyane ko byanatumye Sam akugusha muri wa mutego wo kuvuga ngo ibi bintu wabyumvishe gute byose birasobanura ubwita nawe ujagira nk'abarebye ikiganiro abantu ahimbazwe cyane iteka ryose ahimbazwe iteka ryose ngira ngo ni nayo mpamvu nemeye nubwo byari bingoye nkaza kuboneka muri iki kiganiro nuko nabonye hari abantu bagiye bampamagara bari hirya no hino banyita gashoza ntambara banyita ko nateranyije abakozi b'Imana
ko nta murimo w'Imana nubatse ngira ngo iki kiganiro impamvu nje kugikora no kugira ngo nsobanure neza abantu bumve ngewe 100% n'Imana yo mwijuru irabizi muri ibi bintu muri kino kiganiro babonye ndumwere ibyo nabivuga nshingiye kuki umunsi ikiganiro gikorwa ngira ngo twe twaje hano tuje gukora ikiganiro nk'uko bisanzwe Theogene nasanze hano nawe yari afite ize gahunda aje gukorana n'uwo basanzwe bakorana ku Musaraba TV Nepo ngira ngo nazanye n'umuntu bita Adrien na Jerry tuza hano tukigera hano twasubije Theogene nk'umuntu nyine dusanzwe tuzi cyangwa se dukorana ibiganiro bimwe na bimwe ariko nta gahunda yo gukora ikiganiro yari ihari Theogene ati numvishe hari umuntu wanyihaye ku mpemburo abantu babyumve neza yabanje no kuvuga impemburo turavuga ati impemburo ya Vitali ntabwo iri gukora ubwo ni impanuro tujya ku mpanuro noneho kubyumva ngira ngo nawe ni nk'umuntu wari wamuhamagara aramubwira ati ikiganiro kiri ku mpanuro bakuvuze afunguye yumvisha introduction nyine nk'umuntu wese wayumva nka kara gace kose ahita agira umujinya kandi n'umuntu wese byamubaho wumvisha umuntu aje ntumuzi ntakuzi atangiye kukurwanya atangiye kuvuga ko abantu bakwirinda rimwe ho buri abiri no mu mategeko biri mu makosa kura no kwangisha umuntu abaturage kuvuga abantu bakwirinde se yavuze bamwitondere uzi kwitonda yitondere Theogene kuko ashobora kumusitaraho bikamukoraho mu yandi magambo muri kwa kweditinga nkubwije ukuri kiriya kiganiro nacyumvishe mu gitondo ari uko umaze kumpamagara umaze kumbwira ngo ntabwo wigeze umuvuga nabi njye n'ibyo bya comment by'abantu bagiye bavuga ngo nateranyije abakozi b'Imana ntabwo njye njya nirirwa mbijyamo kuko biriya ni ibintu ushaka kujya kureba bikagukura mu mwuka cyangwa mu mavuta rimwe na rimwe cyangwa bikakwicira akazi bigatuma utekereza ibindi bintu ikintu cyabayeho nuko batwumvishije ako gace gato intro niyo twumvishe gusa ndagenda njya gukorana na Adrien hariya ariko nasize mwiye Theogene ati turaza gukora ikiganiro bivuga ko Theogene tutari dufitanye gahunda yo gukorana yarayifitanye na Nepo ku Musaraba urivanze ntabwo nivanze byumve neza nari mfite gahunda yo gukorana na Adrien musaba ikiganiro nashoboraga kumukoresha Nepo amaze kumukoresha maze gukoresha Adrien nsanga bateye kamera batari batangira gukora duhita duteraho kamera agiye na Jerry biba ngombwa ko ari njye muntu uri bubaze ariko ni nkoresheje ya intro ya pass nyirubwite yanyumvishije y'umuntu uri kumuvuga kuko ririya jwi ryaturutse muri telefone ya Theogene niyo twakoresheje ni nawe wabinumvishije kuko nawe bitewe n'uburyo yari yagize umujinya ntabwo yashatse kumva ikiganiro cyose ahari ashaka kuba yaratekereje ko ibiri inyuma ari byo binini bikaba byamusteresa wenda wamusenyaguye akanga kwirirwa yumva ikiganiro cyose kariya kantu niko twumvaga ko muri introduction tukumva ngo abantu bose bari kuza kuvuga siko bari batumwe n'Imana hari n'abatumwe na Satani abantu bakabije kuba benshi none se ntabwo biziko bakomeje kuba benshi kuko niko kuri ariko nyene bishaka kuvuga ibijyanye n'ikiganiro icyo kiganiro rero nagikoze ngira ngo mpitamubwira ngo reka nkumvishe ibi bintu kugira ngo twinjire mu kiganiro nyina abantu bumvishe bateka ko ari njye nabiteguye ndabizana ibintu nuko byari bimeze ukuri nuko kwari kuri hano hari abantu benshi b'abakozi b'Imana turi gukora kiriya kiganiro bose barabizi bazi uko kuri bazi gukora ako twagendeyeho turi gukora kandi nta muntu wigeze wumva ikiganiro kandi ako kaintro twagendeyeho nakumvishijwe na nyirubwite nta kiganiro njye ntabyo nari numvishe nta nubwo nari nzi ko uyu muvandimwe yamuvuze rwose ntabwo nari nabireba ako kaintro niko twagendeyeho tukagendeyeho rero ni umuntu nyine nawe yasubiza kuriya mwabyumvisha ariko nta mutima mwibaza Samu n'umunyamakuru w'inararibonye mpuzamahanga gute wemeye ko ushobora kumva akantu
we ntuzasengere ngo uri gukurikiraho uze kubikira ikintu wenda ube wakebuye ugarure mu kintu neza. nagendeye ku biri hanze kandi ukuvuga ngo ibiri hanze ako ka intro gahari kakozwe nawe bari kwita ko uri nyirabayazana ako ka intro kakozwe nawe n'undi wese wakabona. Abantu ntabwo bajya bagenda bagakata utuntu duto wenda Gitwaza yavuze ibi runaka yavuze ibi bagahita bafata ako kantu gato ntibumve icyigisho cyose bakagapostinga. Ako ka intro rero twakoze ikiganiro ariko turi kugenderaho Jerry reka ngufashe ku kantu mwanya wanyu mwumvise ako yego reka nkwereka akantu ngiye kuvuga duhita tunabisimbuka mwereke ikibikemurira. Muri komenti yo ku mpanuro naho ubwaho harimo abantutse iki gicucu kirashaka kuri Theogene s'il abantu benshi bumva intro, ni nayo mpamvu nimujya gukora intro mujya mushyiramo ibintu bituma abantu turiya tubanza noneho kari agahita akaza ngo impanuro TV agahita afungiraho abatuye ikiganiro ndacyumvise birimo ndabimenye nanjye hari aho njya mbikora. None urumva abantu benshi baradutse none undi akamusubiza atari kumugabo uri kumutukira ubusa ntabwo yavuze Theogene nabi subira urebe ikiganiro no ku mpanuro hariho comment zintukagura zivuga ati iki kigabo kirabaze kitavuze ati biri igipagani nacyo cyanze kwihanura. Ariko s'il Theogene ni umuhanuzi w'Imana mbisubiyemo yahamagawe n'Imana yatumwe n'Imana nje nabibajije Imana mu minsi 21 nasengaga nari ndi gusengera ibintu bitandukanye ariko kwisonga hariho Theogene mbisubiramo nimushaka mo njya mu keditinga nabi nshaka kubaza Imana ngo uyu muntu niwe wamutumye cyangwa arizanye ejo atoreka imbaga yizanye. Imana irambwira ati ahubwo ubwira abazi kwitonda bamwitondere atagira umusitaraho kuko ninjye umutumye. Ni nako rero ako rero ntimwagashyizemo nyine ariko s'il ukuri kw'Imana yo mu ijuru uceretse nanjye ndi umuhanuzi pe ndi umuhanuzi niba utabyemera ngewe mbyize ko nabihamagariye ukeretse amarangamutima ya gihano dushobora kwigira tukayongeramo. Bimwe abanyarwanda baravuze ngo iyo utwaye icumu ry'umugabo ushyiraho agakeregeshwa kawe. Abantu rero tujya tukagira hanyuma bakamvana abantu mu rujijo. Jewe ninjoro Imana yansuye irambwira ngo Vedaste ejo uzajya kuri kamera yaramaze gufata umwanzuro ko ngenda ngakora na pasi ntakuvura mwebwe n'uyagakora ukwe numvaga yo kuza i Kigali bingora kandi pasi atuye hafi yaho ndi urebye. Noneho ninjoro ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo uri buhure na nibishaka Theogene niyerekwa rifite nabonaga muteruye none akajya ambwira ngo meze unterura ndi kumva ubugenga none ijwi rihita ribwira ngo ugomba guhura nibishaka Theogene ukamuterura nk'uko ari nagutumye kumuterura. Ni mu mwuka wowe ushatse kubishyira ntanamubasha ariko ntamuterura ndi mu mwuka ntamuterura. None Imana irambwira ngo kandi ibi bintu ntimubyiteho cyane ni umuteguro wanjye. Ibi bintu byabaye n'Imana yari yabiteguye. Ni nayo mpamvu ahubwo rya jambo abantu bakunda gukoresha ngo Uwiteka yarancutse ndashukika bakoze amanyanga yabo nigeze kwiyumva n'umuntu abesha ariko si Uwiteka ari wamuvuze wari wamushutse. Ariko aho nare bivuga Uwiteka niwe wafunze ibitekerezo bya Theogene kugira ngo iki kintu kibe niwe wabishatse kubikora. Abantu bibyimbye umutwe bireba Theogene ngo kuki bamwe baza ngo kuki atari umuhanuzi ko atabanje kubaza Imana yari yamufunze ibitekerezo yo ku giti cyayo nabo bari kumwe bose irabafunga kugira ngo atagira ubyitaho. Yashakaga iki rero? Imana yashaka ko muhura na Theo kuko nta yindi systeme guhura nayo nawe yari kuzagaragara. Theogene yasanga aramuvuze neza akabyumva ari kuvuga toke bari harantu byari kibari kubabaza ariko ibi byatumye duhura kandi tugiye gukorana umurimo ukomeye cyane nyuma y'ibi kuko amavuta ya Theogene si ukubashuka si ukubabesha. Amavuta ya Theogene arinspira aramacinga nari mbivuze nabi
aramacingana n'ayanjye ijana ku ijana ndamwumva kuko no mu biganiro twagiranye ikintu yanga nasanze nyanga icyo akunda nasanze ntagikunda ndikubwira ni runaka bandamwemera ati mwemera kubi ni runaka buragiye nsanga mba mwumva hari ibintu avuga ati nanjye byaracanze ibyo simbyumva rero no mu gukonegitana dusuhuzanya amavuta yanjye nayo biri gukonegitana ndabyumva birimo birakonegitana Imana yashakaga iki rero yashaka ko murana Theogene noneho twubaka imbaraga za gihanuzi noneho tubwire isi urumva icyo Imana yashakaga kandi ntabwo twari guhurira yumva aramuvuza ibyiza yari kujya ati none se ubundi nanimbizi ko ariyo yampamagaye ntagacyo akoze kandi nawe yanabinyibwira ati iyo nsanga mvuze ibyiza zari kuba nkubaza iki nyine ko wabimvuze kandi n'ubundi wavuze ibiri byo nari kuba nkubaza iki ariko aha Imana yashatse ko wagira usekura noneho havuka impamvu yo kugira gute yo guhura kandi duhuye nta mutima mfite nawe ntawe afite abantu barabyumva nta kibazo Theogene ni inshuti yanjye uri mu mwuka w'Imana uri umuhanuzi w'Imana gusa ufite ifuhe ryinshi uri limite ari limite afite ifuhe ryinshi cyane ariko mu ruhande rwe twagareye numva aho rituruka naho nahamenya ariko abirimite abitware ukuntu natwe twararigize iritwa kunkubuye abantu benshi kugira ngo ngera aha nakunkubuye abantu nanjye benshi cyane rero abantu rwose musubire muri gahunda Theogene ni umuhanuzi w'Imana ibyo yakoze ntiyayobye nta n'uwamuteze umutego n'umukameramani ntihagire umwishyiramo nta mutego yamuteze bose n'Imana yabafunze utuntu kugira ngo ikore icyo yashaka gukora mu yandi magambo babyumve gutyo rero nta n'ubundi busobanuro keretse nimba hari ushaka kugira icyo abivugaho nka Theogene ariko nibyo nta muntu waguye nta wayobeje undi nta n'uwanyuze kure cyangwa wakoze amahano ni Imana byose yabishatse muretse se byose ni umuteguro w'iki w'Imana reka nguhe akantu kamwe Imana yateguye uwitwa Esiteri imujyana ibwami kwa Ahasuwerusi ishaka abantu bitwaga abamaleki bari barazengereje Abisirayeli bava mu Egiputa bari bahagarariwe n'umuntu wita Hamani w'Umwagagi yari umwana wa Gagi Agagi yari umwami w'abamaleki ababyibuka bajya muri Bibiliya baribona ni nawe Samweli yatemaguye asanze Sawuli yamunyaze yamuzanye sasa rero uzasome Esiteri 3 haranditse ngo nuko umwami Ahasuwerusi ngo akuza Hamani mwene Hemedata w'Umwagagi Hemedata yari umwana wa Gagi wari umwami w'abamaleki Imana yashakaga iki ko Esiteri ajya ku ntebe y'ubwamikazi hanyuma uyu Morodekayi imutega ku irembo ibwami kugira ngo Hamani azamusitareho Imana ibone impamvu yo kwitura abamaleki ibyo bakoreye iki Abisirayeli nibyo yashatse kukubwira Imana yatanze pasi kano kantu akentrodinga kuri nawe uragafata uragakoresha ari umuteguro w'iki w'Imana wo guhuza jye na Theogene nicyo rero Imana yari gutegura higira umuntu ubyimba mu mutwe ngo abigire birebire uyobora umuteguro w'Imana ibindi mubishyire hasi Imana yahabwa icubahiro ndumva ari ibyo yes hanyuma abacamanza ibice 14 titiri iravuze ngo Samusoni abenguka umukobwa wo mu Bafilisitiyakazi nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya maze arazamuka abwira se na nyina ati nabengutse umukobwa i Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya none ni mu munsabire nuko se na nyina baramubaza bati mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bakobwa bacu cyangwa mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe Samusoni abwira se ati nsabira uwo kuko ari we nakunze cyane murongo wa 4 ariho ngendereye Bibiliya yavuze ngo ariko se na nyina ntibari babizi ko byaturutse ku Uwiteka yes kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli
rero mu magambo make n'abakurikiye ikiganiro ntabwo nigeze mutondagira nacyo bakibuka. Vedaste burangiye iyo uri imbere ya kamera ndagutumbira uburyo urimo uvuga imyitwarire yawe confidence ufite ndagukonegita nkamenya imbaraga n'amavuta uri gukorana nabyo. Iyo ari icyokere ndakumenya, iyo uje gutwika ndakumenya, iyo ukeneye kwandika izina ryawe ndakumenya. Mu by'ukuri nk'igifungura direct nahise mbona ikosa ku muntu wa cyeditinze mumbaza impamvu uburyo yari yifashe n'uburyo yari afite confidence wabonaga ko afiringa neza ibintu bimuzanye ukabona ko nta zindi mbaraga zimutumye ahubwo njye nibajije nyuma uyu muntu isura ye imboni z'amaso ye uburyo ari kuri ijambo n'uburyo avuga n'uburyo ubona urabona ko afite kabisa umwuka w'Imana muri we. Noneho nta n'impamvu yo kubitindaho, impamvu twebwe turi hano nta mbaraga z'abazimu nigeze mubonana, hano imyuka mibi namubonyeho. Ikosa turaha gukosora ibitaragenze neza, tunabwira abantu mudukurikira ku ijambo ry'Imana kuri ibi binyamakuru mubona biri imbere yanyu. Ntabwo ngende buvuga ngo ururimi rwari rwanyereye bandashishije pistori nzana RPG, ntabwo njya niyoberanya, ariko umukozi w'Imana akantu kari kaduhondanishije imitwe n'abanyamakuru bemeye guca bugufi byose babitunganije. Mugume mu mwuka, tujye mu mavuta, duhanure. Haleluya! N'izina rya Yesu nta kibazo kindi gihari, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ku murongo wa 4 iyi ni gift mbahaye, ariko se na nyina ntibari babizi yuko byaturutse ku Uwiteka kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. So ibintu byabaye Imana ibyungukiyemo, natwe twabyungukiyemo, n'abandi babyungukiye. Rero ndananezerewe kukubona ko numvaga nshaka no kukubona. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Ikintu cyiza cyane gihari ni uko ubu ngubu ibintu byose bigiye hehe ku murongo. Yes. Kandi ikintu cyo twagira ngo tusangize abantu badukurikira aho mudukurikira hose muri kuvuga ngo ibi biganiro byacu dukora akenshi cyane muzakunda kubona nka intro z'ibiganiro dukora zikunze kuba zirimo akantu kabyacitse kugira ngo tujyane abantu mu kiganiro cyose. Iyo byacitse niwe dutenga ntabwo yikuramo. Iyo byacitse urayirekamo. Sawa ndaza kumva ko ndi buyumva. Urayumva cyane. Ntabwo umusaraba cyangwa urugendo ayikuramo. Nukuvuga ngo byacitse ikintu tukemere. Iyo wagitinga utera amatsiko akantu gatuma abantu bose niyo mpamvu niriya intro wese yituzwe kuri ugiye ngo dukora ikiganiro tujya kurangira gukora ikiganiro n'amaze kumenya ngo ikiganiro punchline akantu kari mu bantu inda nakaye kantu nuko nakari banze kawe ikintu kinshimishije gusa ikintu kinshimishije no kugira ngo bigende neza cyane. Ewo ikintu kirabona kingi kugira ngo mubaze bize no kujyana neza cyane. Ibihe tugenda twinjiramo hari ijambo Vedaste yavuze abantu bakabije kuba benshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Erega iryo nanjye narisoma. Iryo jambo nanjye iryo narisoma noneho nanjye nanaryigisha. Ni ukuri iki kintu ngira ngo ni ijambo rari kandi abantu benshi cyane banazi banakunda no kumva cyane, ariko rishobora gusobanura uburyo butandukanye. Ujabaye abantu bari iki kintu ngira ngo kinagoye n'abantu benshi cyane, binatuma buri munsi tubona intambara tutagombye kuba tubona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Binatuma abantu bitwa ko ari ab'Imana aribo bahanganye cyane kuruta abasinzi, kuruta cyane abibera mu bindi bintu twita ko ari n'iby'agakiza. Ibi bintu ku ruhande rwawe ubona n'iki gikorwa kugira ngo twongere tubone ubumwe bw'abana b'Imana buri kumwe hatarimo guhangana cyangwa se kurebana yindi. Niyo mpamvu mumaze wenda gukora kiriya kiganiro ndahamanya n'umwuka k'umurongo mpagazemo, simbujije abandwanya kundwanya, ariko numvaga na n'ubu
niyo wafata umupanga ukajya ufata parepiyesi utemushyira hariya nakemera kuryozwa ko ariyo impamagaye kandi uyimvugiye nabi nkagufata. Ni ukuri nubwo abantu bavuga ngo ngira amahane nkagushikira ukagira umwaka nkakwifatira ntabwo mbizi na Murangira arabizi iyi mesegi narayitambukije naza no kumfata ntaho nteganya guhungira kuko nta bwami buzampamagara bunyangisha igihugu cyanjye nanabivugira ahangaha. Mfite umugisha wo mu Rwanda nta sezerano ryo muri Rabiya ngira yewe no muri Amerika. Wenda nunabimpanurira uzamenye ko ubimpanuriye umbonye mu Rwanda ntabwo nsanze hanze y'igihugu cyanjye. Nyakubahwa Murangira niwumva ngo Theogene nibishaka yakoze amabara ntawe nzica ariko mvugiye Imana nabi yankuye muri Rugabire ikankura muri bodaboda mbana n'imbwa Gikondo sejemu mpingira imvuzo mu ntara y'Amajyaruguru ikankura ku ikarito nkaba ndi kuri Dodoma ukagira umwaka nkagufata. Muvandimwe jewe ahangaha sivirirwa ndusha guverinoma ngo ije kunshaka ngo natorotse nje nziza umvugira igihugu nabi ukamvugira Imana nabi ni ibintu bibiri umagufata n'ibintu bibiri kunsebereza u Rwanda niba mufitanye brief toka angara ariko wishaka kwangarana n'abandi genda wenyine urabyemerewe kuko Imana imbereye umugisha mu Rwanda nambaye congo ndi Kigali rero ishati nambaye ndi Kigali uvugiye Imana nabi nkagufata inkuye mu kiraro Imana ageze Imana ibonye ishyaka afite ihita imushyigikira ijya kumuhisha ikirete irangije imushyiraho n'ibyo kurya n'imvura mu kirere iyo yihagarika bivuga ngo ufite ishyaka ry'Imana byanze bikunze iragushyigikira. Noneho Prince we nambwiye ko yamutumye noneho yabandi ari ijambo mu Kinyarwanda rivugitse nabi nayimvuze ngo yaba yarizanye kwituma yaritumye yaba yaranizanye yaranizanye afite ishyaka ndabisubiramo ibi bintu nabwo Imana yari mushyigikiramo yahitiza. Ni urugero ubonye umuntu mu kwawe ahantu hari urwiri hakuraniye hari umusiri ukabona arimo arahinga mu gitondo uzindutse bamubwira ngo mvira mu murima arimo ahinga kubitagura asibura adasiba wamubwira ati nuko ashaka nanjye ndaje kubitagura tese waje kumumubyizi. Ni urugero ariko no Theogene Imana yaramutumye. Hanyuma ikintu warubajije akantu mwabajije uravuga ngo kubera iki abantu b'Imana barimo basubiranamo kubera iki abantu bameze nk'abagongana ntago ari ab'Imana. Ikikwereka ko abantu atari ab'Imana nuko bagongana. Ikikwereka ko njye na Theogene turi mu mwuka w'Imana nuko tutagonganye kuko ukuntu ibintu byari bimeze bamwe bari bamamaga ati ngwino wongere umutikure ngwino umutikure dore akuzamutseho kandi wari umuvuza ibintu byiza nabwo njye sinjya ndikurana uko yabigenza kose arimo arakorera data nzamushyigikira ngusanze mu kwa papa urimo ukoramo neza nubwo wambwira ngo ugere wacyana nabwo ni ntacyo urimo urakorera papa ntacyo bintwaye kuko njyewe ndi umwana w'ijuru rero arimo arakorera ijuru biranejeje nubwo yambwira ati gera wakigorgiwe naba nigiyeho ntacyo urimo urakorera kwa papa inyungu ifite data ntacyo biri buntware. Hanyuma uzi impamvu uri abantu bagongana niya mpamvu navuze ubushize uyu murimo urimo abagenti ba Satani. Noneho abagenti iyo bakubitanye n'abakozi b'Imana baragongana kubera iki urakoze cyane umwe ari kujya ibumoso undi arimo arajya iburyo. Noneho bisobanura iki rero uyu mwagenti wa Satani arashaka gukura uno mukozi w'Imana ngo amukure mu byizerwa anamukure mu bintu by'Imana. Umukozi wa Kristo nawe arashaka ko iki cyagenti cyaza kikihana bagonganiraho. Hari akantu biteguramo abantu iyo uri kwirukanka n'umuntu muri kujya mu cyerekezo kimwe. Yes. Iyo umusitayeho urabwegura mugakora. Murakomeza urakoze cyane. Umwe ajya undi ajya umwe abyuka ukundi irameneka murashwanyagurika. Naho rero ntabwo ari abakozi b'Imana bagongana attention nubona abantu barimo bagongana jya umenya bihita vumbura uvuga ngo byanze bikunze abantu baratandukanye. Harimo umwagenti wa Satani harimo n'umukozi w'Imana ko umukozi w'Imana babiri ntibashobora kugongana
niyo byo byakunda kuko abagenti ba Satani ashobora kuza muri social media avuga Imana neza. reka nze ndagasubiza ubwami buretse ubwami iyo bwigabanyijemo kabiri buhita busenyuka bisobanuye ngo njye na Theogene nimba turi mu mwuka w'Imana niduhangana ntabwo tukiri ubwami bw'Imana umwe yagiye guhita yubaka ubwa Satani sekibi icyo wari ubajije rero nimba hari abantu bazi kuvuga neza nabo bagenti niba ari abantu bazi Bibiliya nimba hari abantu bafite akarimi keza bafite Bibiliya mu mutwe bayisobanura nabo bagenti kuko baje Satani yarabatoje baza amaze kubaha amahugurwa afatika ikindi ashobora no guhanura ntibirare bugaca bisohora kugira ngo abantu bamuyoboke baza ari benshi ikindi navuga ariko atansiyo ntarenga umutaro bisenyuka vuba bisenyuka vuba oya reka nkurangira aho bari fata soma fata noneho nkwereke wenda nashaka bariho dutahira ariko mvugira umwami nabi nkuvuna jyamo Joshua ibice 9 umuntu ufite ijwi ritomoye risobanutse ahasoma igice cya 9 umurongo wa mbere haravuze ngo umutwe w'iryo jambo abagibiyoni bigira inama zo kwikiza barahana ngo soma neza nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni abaheti n'abamori n'abanyakanani n'abaferizi n'abahivi n'abayebusi 6 babyumvise beteraho banza utuze ibihugu bingahe 6 abami bangahe 6 bahagurukiye umuntu umwe utagira undi umwunganire hanyuma bakomeza bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli komeza 3 ariko abagibiyoni bumvise ibya Yosuwa ibyo Yosuwa yakoze Iyeriko no kuri Ayi bahimba ubwenge baragenda bahindura intumwa bajyana n'amasaho ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye bambaye inkweto mu birenge zishaje kumanuka muri yanza Nyabugogo gusyaga inkweto zishaje kugira ngo Yosuwa nababona amenye ko zabasaziye mu birenge kubera urugendo rurerure kandi abakoboyi nabahana inyuma y'urugo pereza mikorano komeza n'imyenda ishaje y'ubushwambagara bakuye induba mu kimoteri kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye uruhumbu uretse gato bayisonze ku wa mbere bafite urugendo ku wundi wa mbere barayibika kugira ngo yume hanyuma Yosuwa nayibona abone ko bavuye Nyamasheke cyangwa Rusizi n'amaguru kandi bavuye hehe hano ku Musezero hano ku Gisozi ariho batuye ibyo ni ibimenyetso by'abagibiyo byo kwemeza Joshua ko ari abakozi b'Imana fatiraho none barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisiraheli mu ngando y'Igilugali barababwira bati uretse gato Gilugali ni hehe turi kugenda Gilugali ni hehe n'ubwabo bavuye he abantu baza amajyepfo mu karere ka Muhanga na Ruhango bazamuke Kanyarira barabona umusozi wa Kizabonwa babona n'undi wa Kanyarira mo hagati haparitsemo ibintu bibiri bitandukanye iyi misozi harimo amabuye harimo n'amazi mu yandi magambo bavuye Kizabonwa hejuru bagiye Gilugali hehe Kanyarira aho Joshua aganditse n'Abisiraheli komeza ndaza kukubwira amakara basanga Yosuwa n'Abisiraheli mu ngando y'Igilugali baramubwira bati turaturuka mu gihugu cya kure twebwe tuvuye i Kinshasa
n'amaguru. nuko dusezeranye isezerano. none dusezeranye isezerano. nuko abisirayeli basubiza abahivi bati ahari muri abaturanyi bacu. wenda dukurikije hareruya dukurikije amakositimu turebye na za nezanu n'uburyo muri gukora ibitangaza wasanga namwe muri ubwoko bw'Imana. none twabasha dute gusezerana namwe? none turasezerana gute nawe? babwira Yosuwa bati turi abagaragu bawe. twebwe turi abagaragu bawe. urumva kuba bari gutora abantu hasi, kuba abantu bari kwigira bakaruka, kuba abantu bari kubiba ntabwo icyo ari ikibazo, ahubwo aya mavuta muyacishije kwande, aya mavuta muyavanye he? mu yandi magambo turi abagaragu bawe. dusubiye hejuru bavuze ngo twumvise kwamamara. wumvise aka kantu kenda? twumvise kwamamara k'Uwiteka Imana ya none bitumye natwe tuza gufatanya namwe umurimo w'Imana. ariko mu yandi magambo titire yavuze ngo abagibiyoni bigira inama yo kwikiza, hanyuma bigenda bite? bamaze kuvumburwa barahanwa. komeza iryo jambo. Yosuwa arababaza ati muri bwoko ki? ubundi dushingiye kuri izo shakarabayishika n'ibindi bya shakakabanaba, ubundi koko muri ubuhe bwoko? muturuka he? ubundi izo parufa muri gukubita abantu nkanjye Joshua, ubundi muri bande? dushingiye ku bintu mwambariyeho muri bwoko ki? mbese ko mwakuyeho ingohi mu Bisirayeli bikaba bitemewe, ubundi muri ubuhe bwoko? ese ko ndi kubareba nkabona iminwa ni icyatsi kibisi ahandi ni ubururu, muri ubuhe bwoko? Joshua biramucanga ahabiza kumuvanga, hanyuma bigenda bite inshuti yanjye? baramusubiza bati twebwe turi abagaragu bawe. erega twebwe turi abagaragu bawe, turaturuka mu gihugu cya kure, duturutse mu gihugu twazanywe n'izina ry'Uwiteka Imana yawe. tuzanye n'izina ry'Uwiteka Imana yawe. haleluya. kuko twumvise kwamamara kwawe. n'ibyo yakoze muri Egiputa byose. nibyo yakoreye abami babiri. umva ibintu ejo bundi yakoreye COVID-19 b'Abamori, abo bamori bo hakurya ya Yorodani, Sihogi ngo ntuzashaka, umwami w'Heburoni gukuramo inda, na Ogi umwami w'Ibashani wari muri Eshitaroti. abo bose hanyuma nuko abakuru bacu n'abari mu gihugu cyacu bose, baratubwira bati nimujyane impamba y'urugendo, mwebwe nimutware impamba y'urugendo, mujye kubasanganira, mubasange Kanyarira, mubabwire muti turi abagaragu banyu, none mudusezeranye isezerano. kandi iyi mitsima yacu twayihambiriye mu nzu y'iwacu, twayihambiriye icyayi igishyushye umunsi duhaguruka tukaza kubareba. none yaragwengeye iguye uruhumbu. komeza harashaka. kandi n'izi mvumba twazuzuje vino zikiri nshya, none dore ziratobaguritse, imyambaro n'inkweto bidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane. abanyamitwerere abandi ngo bagiye kubataburura Tanzania, abandi ngo ibyanyu bitabye muri Kongo, abandi ngo biri Masisi. mwabumvise kubw'urugendo rurerure cyane. Abisirayeli bemezwa n'ibyo kurya byabo. umva aho turangiriye. Abisirayeli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje nde Uwiteka. birangira nuko Yosuwa asezerana nabo isezerano ry'amahoro, no kutazabica, n'abatware b'iteraniro barekeraho intego y'Abagibiyoni. icya mbere kunaniza Abisirayeli. icya kabiri hari ahantu wakomoje ku ijambo rivuga ngo mu gikombe cyitwa baka. ubwo twagiye hagati ya Kanyarira na Kizabonwa, mbibutse ko haparitse ikintu cyiswe igikombe. aba Bagibiyoni Veda
barakugendeye, bica imbwa, bica ipusi, bica imbeba, bafata amakotegisi abagore bakoresheje, bafata amapampa abana bambaye, barabimanukana babirunda mu gitebo, bajya gusuka hehe? Mu gikombe cyitwa Baka. Iyo Abisiraheli bamanukaga umusozi bagiye Siyoni gusenga, mu yandi magambo byaraziraga ko, aha abantu bahumve neza, cyari umuziro ku Mwisiraheli akandagira ikintu cyipfishije atazi icyakisha. Ubwo Abisiraheli niba bafite ayibiri bakabisubika bati tubanze dutegereze ko ibi bintu biri buve hehe? Mu gikombe. Bagasubira hehe? Inyuma. Bamara gusubira inyuma, Abagibeyoni bakagaruka bakongeramo ibindi. Umva rero umutwe bakoresheje. Bamaze kubavumbura, Bibiliya yavuga ngo babagira abashenyi n'abashi n'abavomi. Bakoze ikirere. Joshua yahise afata Abisiraheli, abagabo mu Bisiraheli, ngo amare kubafata akora agatendo aba Bagibeyoni batigeze basobanukirwa mu ntambara barwaye. Bafashe ibitenge by'abagore babo, abandi bafata amayesharupe batangira gutuka mu maso. Ukandagiye igiceri ntari buhumane kuko ntacyo yabonye, ukandagiye amazirantoki ntari bumujyeho kuko ntiyayabonye. Imivumo yari iri mu byo barunze mu gikombe cyitwa Baka ntawe yari gufata kubera ko ntabyo bakoze. Niho Bibiliya ivuze ngo nuko umuntu wese wo muri we, haleluya, nuko abantu bose bo muri bo bishakamo ibisubizo, ba nyina babasize bishakamo imbaraga, abashumba babatenze bishakamo ibisubizo, abagore babajugunye ngo bishakamo ibisubizo, korari yabuze iniforume ngo bishakamo ibisubizo, perezida atangiye gutambika ibirenge babishakamo ibisubizo, ngo baramanuka binjira mu gikombe cyitwa Baka, baracinjira, hanyuma ngo bamare kucinjira n'imvura nyinshi y'umuhindo iramanuka. Mu yandi magambo, Mwuka Wera niwe wasobanuraga iyi mvura, arabasapotinga, areba icyemezo bafashe, areba intego yari ikenewe, marayika ngo arabashigikira, hanyuma ngo bya bindi byose imvura irabikukumukana. Bibiliya yavuze ngo nuko umuntu wese we muri bo agenda agwiza imbaraga aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Kanyarira hehe? Hejuru. Mu yandi magambo, bagwire ntibagwire, bajabagure be kujabagura, abahanuzi ntibapfiriye gushira, ntabwo muzatumara ku icumu. Turahari turi maso, kubw'ishyaka ry'umurimo wa Data, ntabwo muzanesha, ntimuzigera mutsinda, twarabavuye, muracisha tukabareka. Ijambo riravuze ngo kuko ibyo mubikora ndabihorera, ariko umunsi umwe nzabahagurukira, nzabitonda. Haleluya. Wahagurukira Imana ngo utere imbere. Abana bawe baba ibigoryi, inka zawe zirateka, invoka zawe zirarumba, zihumuka ziteza n'ibiteje. Iyo urwanije Imana abakunzi b'Imana bakaza kuyirwanya. Iyo urwanirira Imana ishaka bituma Uwiteka kwishimira, akavunagura imigambi yose y'ishaka. Ntabwo twabakundira, ntabwo twabemerera, ntabwo byakunda. Nicyo gituma ibibazo muri kutubaza, nabo barabizi ko bari kwiba, nabo barabizi ko bari mu nyongezo, nabo barabizi ko imbaraga bari gukoreraho ntabwo ari iza Data. Niyo mpamvu mwene Data nari namuhagurukiye vuga ntuyu muntu avuye he, ariko mu mwuka wo gushishoza, mu mwuka w'ubumwe, ndumva inkweto iri kujyamo, ndumva twambarana, ndumva tujyana, ndumva umujyi ari umwe, ndumva intambara ari imwe, ndumva Data ari umwe, ndumva amavuta ari umwe, ndumva umwuka ari umwe, mu izina rya Yesu. Nibyo sawa. Tubwire ikindi ushaka kongera. Twebwe turi abakozi. Reka mvuge ikintu, ndahamagarira abantu bari mu mwuka w'Imana,
bari mu mwuka w'Imana bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana bahaguruke turwanya abagenti ba Satani babisengere abantu bajye gusenga Imana ihishure abantu biryama ngo barote ngo narose yewe ibintu umuntu yarose sinjya apfa kubyemera ko inzozi ziratandukanye n'abapagani bararota tujye gusenga bajye imbere y'Imana Imana ihishure reka mvuge ngo ibyornyi byinjiye mu murima reka ntabwo biri kure waransezeranije nyuma y'iki kiganiro tuzasengana na Theo Imana izaduhishura abagenti hanyuma ababahagarariye bo ndabazi hanyuma tuzabavuga tubashyire hari nge ntabwo bamfite kandi ikintu n'ikintu cyiza cyane ubuhanuzi twari turimo cyagera n'ubundi nibwo turimo kandi ntabwo twize kujya ku ruhande cyane ibyo bintu ahubwo hajemo ibindi birungo bishyashya bituma birushaho kumvikana cyane hari abantu badukurikiye aka kanya bashaka byibura ikimenyetso kimwe kibereka niba bari kumwe bari mu murongo cyangwa se barayobye ntawe dutuze urutoki ariko hari ikimenyetso reka nkubwire ibimenyetso bya mbere biranga umuntu utari mu ruhande rw'Imana icya mbere ahinduka umunyentambara urwanya ubutumwa bwiza kuko Yesu yaravuze ngo uturwanya nimba uwo muntu ataturwanya ari mu ruhande rwacu ngendera ku icyo Yesu yavuze nuvuga ngo umuntu wese uhagurukiye umuntu wavuze Imana akabwira abantu ngo bihane uwo ari ku ruhande rwo kwa Satani Yesu yo ni nayo mpamvu jewe buriya umuntu mbonye avuze Imana nubwo yaba yobamo ariko arimo avuga Imana mbyumva ko ari Imana ndaza nkamubwira ni hano urimo urayoba tamba murakarenge ugashyiremo neza hanyuma uvuga Imana bye bigororotse kuko ubundi twe tuvuga Imana ariko turi abantu tugira icyo bita amarangamutima ya kimuntu byanze bikunze ibyo wakora byose niba usenga utera uzura umwuka wambaye agahu k'umuntu akoroka karagaruka byanze bikunze rero hari igihe akantu akamere ka muntu gashobora kuba karekare mbwira umuntu ngo kagabanye ukorera Imana uri mu mavuta meza hanyuma icyo ni ikintu cya mbere cyerekana ko umuntu ari umwagenti wa Satani nuko arwanya umuntu wese uvuza Imana neza kabiri mwene uwo muntu ntahugurika ntagira ate ntahugurika reka nkubwire buriya Theogene iki cyari igipimo ngiye gupima nkahita mubwira nubwo Imana yamutumye ariko ntabwo ashobotse iyo atembera ko twicarana ngo tuganire ntiyemere guhanika ntiyemere ko yakosheje nari guhita mvuga nubwo Imana yamutumye afitemo akantu ka kimuntu kenshi ariko iki ni ikindi kimenyetso kinyeretse kuri kumwe n'Imana ijana ku ijana hatavuyeho na rimwe dore buretse urashaka kumbaza ikindi icya gatatu gikwereka ko uwo muntu avuze icya kabiri ntahugurika ntahanika ntabwo azi guca bugufi uwo muntu gatatu uyu muntu ikibikubwira ubutunzi abushyira imbere kubera iki abazi yuko ari gusahura arimo ariba kuko yazanye amavuta ya Satani ayacomeka ngo mu murimo w'Imana Imana yo buriya ntihutiraho irakubwira ngo bikore ndakwihore ariko nzabishyira hanze irakureka ukabanza ukotota hanyuma nk'uko nabivuze ubushize hari abantu Imana igiye kwanika ihita inabibereka ko batayikoreraga ibimenyetso biza barahari reka mbe mvuze ibyo bitatu nibyo bibaranga hanyuma ikindi nubona umuntu wemera kwicarana n'abantu bakorera Satani yitwa umukozi w'Imana uzamenye ko ari umwagenti w'abo bantu bakorera Satani urugero nimba ari umukozi w'Imana ugiye kuganira n'umupfumu umupfumu ni umukozi wa Satani birazwi nawe wabihakana ukabona umukozi w'Imana arimo araganira nawe komera muvandimwe uri inshuti yanjye mbi inshuti y'umupfumu gute ko tudahuje inzira turi kugendamo ndaganira nawe gute barahari rero bagiye baganira n'abapfumu bagiye baganira n'abakozi ba Satani kandi bitwa ko ari abakozi b'iki b'Imana hari abantu bari gukora Satani babyeruye hari n'abo Satani yatumye muri uno murimo bihishamo kugira ngo bajye batega imitego abakozi b'Imana babaturagure hasi ngaho mbaza icyo bashatse kubaza
yaravuze ku bimenyetso cyangwa se ibyo hari abantu bitwikiriye rya jambo ry'Imana bitwikiriye umwambaro wera wa Yesu ariko bimbere ari ibirura bije gusotomera impano z'abana b'Imana n'ubugingo bwabo batandukanye. Harya witwa ndubona Pasi nyoko araroga abaye roga wabyemera se? Nabyemera wowe biragoye ni ikintu cyakugora ariko wagikora hanyuma wakubitira nyoko mu ruhame uri gicamuki uri gicamuki ngenda avuga ikintu kimwe niba tuje kuvuga Yesu ntiduhagurukirwe n'umuntu waraye mu kabari uwo mu kabari akatwumva ahubwo witiriwe iri zina akirirwa azenguruka avuga ati uyu muntu yarayobye ashenya inshuro runaka mu mwitondere ngewe ndamuzi nagiye no kuri tere. Ese ubundi agakiza n'ivangamutungo ni umuntu ku giti cye sibyo? Rero umuntu w'Imana azashigikira koko umuntu w'Imana, ariko umuntu wambaye iri zina Imana azarwanya uyu muntu uhagurukiye uyu muntu warwanyaga uwiyitirira izina ry'Imana. Nigeze mvuga ijambo rikomeye ndavuga ngo uyu mujyi wa Kigali 88% ry'insengero zirimo, naravuze ngo ni inzu z'amabandi. Simbivugiye hano ni inzu z'amabandi sibyo? Niba ufata parufe ugahuhera umuntu akivutura hasi, umuntu ufite ibiro bitamwemerera kugwa, niba nta muyaga turagira mu Rwanda waterura uruhinja, ariko wowe ugahuha muri mikoro n'abari muri South Africa bakikubita hasi. Genda hano i Remera control technique, urumva? Genda i Remera control technique. Hari ahandi ngo niba ari muri Holy Church, ubwo mbivuze gutyo, so hari parufe zamuka Nyamirambo, si ibyo ngibyo? Hari izina ry'umuntu mvuze se? Kuko mu bantu Imana yahaye impano yo kugenda n'amaguru ndimo, kuko nakoze ivuga butumwa ryo mu muhanda. Uyu munsi rero ibi tubigiyemo twaterura inkoni noneho tukajyayo kuri tere bakaturega ko twabateye. Noneho bakabona ko twabateye, wenda bakaturega ibyo ngibyo, ariko nabo barabizi. Icyambere, hari abaje kumpiga hano ejo bundi nijoro, turi kumvikana, baraza baparika hano, bamwe baramanukamo hano muri jaride, ararumira bimenya abasekirite baba wanted ngo barebe ikiza kubera ahangaha. Abundi mu mpiga muzi ndinde ziko niwirukana umuntu w'umugabo nkawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukanga. Ubundi uretse kumbona kuri kamera ubundi muranze, umpagarariye muramuzi, uwantumye muramuzi. Waruzi neza ko hari igihe ukomeza gutondagira umuntu inkuba ikagusekura utazi yivuye? Nakoze ikiganiro hano, umuntu umwe yivanga mu bakobanyi, Uwiteka muhengeka ikirenge, ubwo ariyizi. Rero reka mbabwize ukuri, ni urugero ndiho mbaha. Udashaka gukenyuka, udashaka gutuma abana be bahinduka ibirara muri uyu mujyi, akaba ashaka kurya ku byimejeje byo mu gihugu, yitondere izina ryitwa Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Wenda Yesu bari kumukoresha kuko ni babiri, bikwereke se uw'umukonikoni. Hari ba Yesu babiri s'il vous plaît.
nuba n'umuntu agusengeye ukumva mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ngo bamusohotsemo mu izina rya Yesu. Kama Yesu gani? Tuko wa Yesu wawili, tunapenda Yesu moja. Kristo nibatabigerekaho, mumenye ko uyu Yesu mugomba kumwitonda. Nutagerekaho Kristo, umwana w'intama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi, umenye ngo uyu Yesu wundi wa kabiri ni kopi, ni igipirate kiri hano. Yakagombye kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, agashyira Yesu Yesu gusa ntabwo byemewe. Kristo murarimwambura, mwararimuhaye. Ikibazo tujye gusorezaho no kugira ngo tubwire n'abantu kugira ngo abantu bahumuke ko abantu bari muri uru rugendo ni ikipe irimo abantu batandukanye, ariko buri muntu agomba kumenya uwo bambaye umwambaro usa kugira ngo bajyane, cyangwa se atazitiranya undi muntu abona bari hamwe akubwira ko bari kumwe, cyangwa se abitwa ko bajya gushakira Imana. Abantu benshi tumenye ko ari bakiri, abantu benshi batuye mu bigo by'amasengesho, icyo kintu uracyumva. Abantu benshi kanatuye mu rusengero bajya kurya mu mapafe, bisanga mu barangi, bisanga bari guterwa imibavu yaturutse ikuzimu, ibatwara ubwenge, ibatwara ibitekerezo, ibatwara roho, bisanga mu ngeso batigeze bategura kuba bana. Bitwa itero ry'Imana ryoye. Aka kanya na Peda kugira ngo dusoze, ni ubuhe butumwa, ni iyihe mpuguro, ni iyihe mpamba muhaye abantu kuri uyu munsi twiteze tugiye gutandukana? Reka mvugane n'abakirisitu mwese muteze amatwi ijambo ry'Imana, n'ibi binyamakuru mwese abantu mukunda kubikurikirana. Umuntu akubwiye ngo mpigitambo, mbere yuko akurambikaho ikiganza, mbere yuko agusengera, mbere yuko aguha serivisi wamushakagaho, nta muntu uhembesha mbere yuko yakoze. Zana intebe 10 mu rusengero, Imana iguha urubyaro. Nubona ubyaye uzangaye, ntawe yabona. Tanga igitambo kibyibushye, musengera Imana iguha umugabo. Nubona umubonye uzanyivuna. Icyambere, hagarika kwikinisha. Hagarika umwuka wo kwikinisha. Urebe ngo Yesu araguha umugabo cyangwa umugore. Icya kabiri, niba ushaka umwana, kunda uwo muturanye. Fata imyenda, ugura imyenda, ushira uriya wabyaye benshi, umuremere. Nurangiza ukure ijambo rivuga ngo mwagiye mubyara abo mushoboye kurera. Si ushaka kubyara, ngereka ngukorere deliverance imbere ya kamera. Fata imyenda ku mafaranga ufite Imana yaguhaye, jya kwambika bariya muturanye. Ubwire Yesu ngo mvuye kwambika abantu, nambikiye umuntu wahaye urubyaro, ndashaka ko nanjye umwangashira umugongo. Uyu Yesu Kristo nataguha urubyaro azaba ari n'igikenya, azaba ari umugome mubi cyane, sinzongera no kumuvuga. Noneho ngiye nguhe introduction ya nyayo. Ntushaka gutera imbere, mwirirwa muduhamagara ngo mufite inyatsi. Shaka uwuzamura waheze hasi. Urebe ngo Yesu araguterura, akaguterurana n'imizi yose nko kuri cya kidendezi wari warabuze ukunagamo. Ntushaka ko iduka ryawe rihitinga, shaka uwushira agafuka k'umuceri utajyanye kamera, umubwire ngo mpesha umugisha wirukana inyatsi mu biryo byanyu. Urebe ngo uragira abakiriya ukajya ubatondeka bakagira ngo wacishije. Urashaka icyubahiro n'igikundiro, irukana umwuka w'isari n'uruzerero, ugabanye jaruzi. Urebe ngo Yesu aragutera nk'ikigejigeji, kamera nk'igiti gishoreye imizi mu mazi. Ntabwo wakirirwa uririmba abantu b'Imana batocaringa bazengurukana ku macana hatandukanye, wirirwa usabiriza ngo bagukoreshe ushaka uwusebya. Reka njye nkubwize ukuri, kamera yawe narayibitse, ni ngewe uyikenyereyeho. Nkubwije ukuri, ndi umuhanuzi w'Imana. Imvura igomba kugwa mu isambu yawe iri mu ikofi yanjye, nabaye nyibitse. Intebe ugomba kwicaraho narazibitse. Iyi Mana ndayifite, nayo iramfite. Shingiye ku ishari mufite, muzapfa muri abacakara b'abandi.
ariko nimwihana mukagarukira Uwiteka azasubukura ya masezerano yabaye ibikuri yababwiye tutaramenyana namwe. Kutuvuga nabi turi mu mavuta, mwakoze ereri ikomeye kandi ijuru ryarabisinyiye. Ngewe sinjya mbeshya, ibi narabikoze nyakubahwa Kimanuka, noneho nkubwiza ukuri bakumpamagarire nanagutumiye ndakubura, nashakaga kubikubwira live. Utihannye ishyari, utihannye abazimu ufite bo kwirirwa usebanya, mbikubwire ndi normal, noneho ndi capable neza fresh. Kimanuka Jean Paul jya kuririmba, kandi nunaririmba uvanemo ibisopu, usenga Imana iguha iyerekwa ry'indirimbo, urebe ngo turaguha views tugakoma amashyi kandi Yesu akakuzamura. Bitari ibi ngibi byo kwirirwa uzerera ngo nibishaka mwambonye, noneho ndi normal, ndi capable, ndi seriye. Iyankuye kwambarana na mama nkaba ngeze kuri uru rwego, ukayivuga nabi nkagufata, ni ukuri kwiyampamagaye ntaho uteze kugera. Sinkweruriye n'undi uzakwigana azabona ishyano riruta iryo wabonye. Ngaho genda uhamagare RIB, noneho nguhaye noneho ibyo uri bujyane bifite iki ishingiro. RIB barasenga, ni abanyamwuka, bazi ibyo barimo, nta mwanya bafite wo kuza kwirirwa mu busutwa bw'abarokore, bafite byinshi bibareba. Muze dusenge, tujye ku mavi, twongere twuzure umwuka wera, twirukana abazimu b'ishyari, murebe ngo abana banyu barajya kwiga no muri Amerika. Amen. Turashoje. Ubundi reka nkubwire Theogene ibyo avuze rwose. Ubundi reka nkubwire, naravuze ngo mu bintu nemera ko ari umuhanuzi ni confidence agira. Confidence agira nizagihanuza. Hanyuma umuntu wavuze ngo nta muhanuzi ugira amahane, ngo abantu barangwa no kwicisha bugufi, ngo no kugira ngo ikinyabupfura, nta muhanuzi ujya wicisha bugufi, narabihakanye. Kuko Eliya yatwitse ingabo 150 umunsi umwe, n'indi zarimbuwe bazabimbwira. Eliya yishe 850, Ashera na Nuza 850 umunsi umwe, ntabwo izarimbuwe. Yateje inzara igihugu imyaka 3 n'amezi 6, uduhinja tubigendera, izo nimbuwe. Yahamagaye idubu zirya abasore bikiniraga, izo nta muhanuzi ugira impuhwe. Nushaka impuhwe mu muhanuzi urambabaje, urarangiye. Hanyuma ngewe ndimo nsoza, umva ukuntu Imana yambwiye. Ninjoro nababwiye ko Imana yansuye, imbwira ko ngomba kuba ndi kumwe na Theogene, ntari bukora ikiganiro ntamubonye. Buriya pasi iyo wanga ko tunambukana nari kuza, turi inshuti urabizi, reka kukubwira ngiyeyo ndaci wawe naha tuganire, ariko ijwi ry'Imana ryanyemeje ko muhura na Theogene nibishaka. Nuko byari bimeze. Hanyuma Imana yambwiye iki? Yambwiye ngo uri mu bantu Imana igiye kuzamura vuguvugu muri iki gihugu. Vuguvugu sinzi vuba vuba ugiye kuzamuka vuba vuba, utungura abantu. Imana yambwiye ngo kubera ibintu abantu bari kugukorera bitumye igushyigikira kurenza uko ari kuzagushyigikira. Ibi byumvikane neza, bitumye itanga izindi mbaraga itari yagennye kuzaguha. Kandi irambwira ngo uhereye uyu munsi ntuzongere kujya uza imbere ya kamera ngo kubwira umuntu, jya umuhamagara umubwire ngo nkugize gutya, izajya ihita ijya kubimukora n'umunwa wawe bimwibwirire pana kamera. Imana yambwiye ngo iguhaye izindi mbaraga abantu batakekaga, kandi kigeretse kuri ibyo uri mu bantu bagiye gukira bihuse. Noneho baranye urakize wihuse. Dore impamvu Imana yambwiye ngo ubusabusa yaguhaye wabugize ngo intambara washimye wasaze. Imana irambwiye ngo ugiye kuguha ibyo ubura kushima. Hari ukuntu iguha ibintu ukavuga ati ndavuga sebereye, wajya kuvuga inzu ugasanga imodoka iraje, wajya gushima imodoka aturira indege ugiye hanze ukavuga ati amashimwe abaye benshi muzi icyo mbanza. Mbese Imana ugiye kujya ubyuka usanga marayika yateretse nk'ibintu imbere y'umuryango. Mu yandi magambo, Imana itegetse, ntabwo ibisabye, itegetse umuntu wese yahaye ibintu kujya kugabanyirizaho.
rega ntago Imana reka mbabwira aka kantu ntago Imana izahubura ibintu mu ijoro ngo izibikubita imbere ya Vedaste cyane Theogene ifata kubo yahaye mbere hakagira uzamura uyu nguyu bimuciyeho itegetse umuntu wese yahaye ku bintu bifatika kujya kugabanyirizaho nawe akaguhereza muri make ntuwongere no kubwira umuntu ngoma Imana igiye kubategeka kuguha hano wonje ambwira Theo urakoze cyane kabiri Imana yambwiye ngo umuntu ugira icyaguha wese ntazongera guhura n'intambara mu bye n'urugero nimba arimo amanuka asubira hasi arahita ashyiramo intermediaire bisubire hejuru kuko ari Imana igize ite ibitegetse n'Imana ibitegetse hanyuma kopita umuntu uri bugira umugisha telesa ya enema shikastifo neme wiri wastifo enema Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubera ishatsi gukorana nawe byihuse kuko mu Rwanda igiye kwa gukoresha hari n'andi igiye gukohereza gukora vuba hanyuma rero yambwiye ngo urashaka gushyira agasopo ku minwa y'abantu bagushidikanyaho gake gasopo hanyuma rero Imana yambwiye ngo umuntu ufite amahirwe ni umuntu uri buterura ikintu kiremereye akakigutereka mu biganza uwo nguwo nawe azaremera aho azatura hose rero ntangiye kuvuga ngo ndi gusenga Imana ngo nanjye igire ikintu kiremereye izampa nze nyiguterekeho kuko nanjye nzi ko ndi umunyamugisha ariko silivupure Imana yambwiye ngo ishyaka ufite sinigeze nanarigira sinjya mbeshya mvugisha ukuri ishyaka ufite rya njyewe sinigeze ndigira ndi umuhanuzi nguhanuriye wabitwara nabi wabitwara neza biragufata pe ibyo byo ntabwo mbishidikanyaho kandi njyewe nta nubwo twajya muri ibi ngibi ngo hagira uza andase gake ntabwo ari ugukaka undase ntabwo ngeza kuri kamera ndagushaka duhure mubwire ni guhera uyu munsi ndakwicaje ntuzongere guhaguruka nuhaguruka nzahita njya kwicara sinzongera kugaruka mu bantu nta mikino tujya tugirana sinjya nyina n'abazimu naheranye ndwana nabo imyaka 7 ntarakizwa ndwana nabo kwa data ndababasha ndwana nabo baturanyi nta muzimu njya ndwana nabo batinya ngo bande bajya batinya hazagira uzanyinisha bano birwa bakasesha ngenda kaze ndaguruka ngenda hejuru y'amazi naguhina ngo tunga inkoni hazagira uza anyiniraho gake mubwire nticara ntuzongere guhaguruka hano nahava nzamenya ko ngewe ntagisenga hanyuma rero Theogene nibishaka komera Imana iri kumera nta nubwo iri inyuma yawe ihagararanye hari ukuntu Imana ijya inyuma yawe ariko ihagararanye nawe nagiye kubona mbona wagendanaga n'abamarayika 6 unyumve neza hanyuma ngiye kubona Imana irambwira ngo kubw'ishyaka ryinshi afite nongereye abamarayika bagendana nawe mbona yongeyeho abandi 6 bakubye 2 baba 12 irambwira ngo kandi niko nshyize imyambi irasa mu kanwa ke imyambi igira ite hanyuma gabanya kurasa kuko wongera kurasa ntarara nukuri ndakwinginze turabakozi b'Imana gabanya kurasa kuko uhereye umunsi mbihanuye wongera kurasa ntari burare Imana ibahe umugisha murakoze shalom nasenze dutangira nasenge dusohoza yes bari bavuze ngo tubaye nimero 0783 01002 0783 uri Imana y'ibihe bitabarika aherezo uzagira uzamuri Imana mirere na mirere isi zasaza abantu tuzavaho ariko izina ryawe ryo rizahora ku misika y'imitima y'abakubonye Imana sengeye by'umwihariko umuntu wese ugifite inzara byo gukurikira uyu mwami witwa Kristo
uyu wahinduye ubuzima, uyu wageze mu Rwanda, u Rwanda rukamenya agaciro, uyu wabonye dupfuye akatuhumekeramo tukaba bazima, uyu waduteye ijeke tukaresha n'abantu, uyu wadukuye inyuma y'imidugudu akatuzana mu bantu, uyu nguyu wadukuyeho igisuzuguriro, ushirwe hejuru mwana. Haleluya, haleluya. Sengeye abasubiye inyuma, ukuboko kwiza kw'Imana. Hari abafite ibikomere byo muri aya madini, ariko ndasenze ngo umwuka wera abashikanuzeyo n'umuriro mwinshi cyane, bongere buzura umwuka wera. Abarotaga imbwa zibirukankana, izo nzozi ndazicyashye. Abarotaga basambana, uwo mwuka ndawushenye. Abarotaga batoragura ibiceri, uwo mwuka w'inyatsi ndawishe. Abarotaga inkoko zitoragura mu mirima yabo, iyo nyatsi ndayivuna mu izina rya Yesu. Nyemerera Uwiteka, umuntu wese ugitera igeri aza kugushaka, nawe umusanganire, wongere uhumurize imitima. Ndagushimiye rero mu izina rya Yesu, none n'iteka ryose, amen.